murakaza neza kuri sanzure iwacu, aho mutima utuje uhumeka amahoro, uhumeka neza umve utuje, umuza umutima umahano hafi, umve uri wanyu uri wacu, isanzure iwacu. Isanzure iwacu. Banyarwandakazi, nk'uko mubizi rero, iyi ni Isanzure Iwacu TV. Ni Isanzure Iwacu TV yaje kuvuga ibibazo byugarije abanyarwanda, ariko bya bibazo abanyarwanda bo batinya kuvuga, ariko ku Isanzure Iwacu TV ho turabivuga tukabiva imuzi n'umuzingo, kugira ngo mu by'ukuri ducukumbure tumenye mu Rwanda ese politike yo mu Rwanda iyoborwa gute, cyangwa abanyarwanda biyumva gute muri politike yabo, kuko n'abana benshi b'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye by'isi mu by'ukuri ari n'impunzi, kandi mu by'ukuri mu Rwanda bavuga ko ari igihugu cyiza gifite umutekano muri Afurika, ari igihugu bavuga ko kirenze muri Afurika, ari igihugu bavuga ko mu by'ukuri gifite buri kimwe, ariko urebeye inyuma, kuko urebeye imbere ukareba mu mitima y'abantu, ukareba no mu ngo z'abantu, ahubwo ni igihugu gikennye cyane kuruta uko bagaragaza ifoto yarwo, kuko ifoto bagaragaza y'u Rwanda bagaragaza Kigali niyo bagaragaza nk'ifoto y'u Rwanda, ariko mu by'ukuri u Rwanda ntabwo ari Kigali rwonyine, u Rwanda ni urw'abanyarwanda, kandi u Rwanda rurimo uburere burenga 30 mu Rwanda. Rero Kigali yiyongeraho nk'umujyi wa Kigali, ariko ntabwo twavuga ngo u Rwanda ni Kigali mu gihe berekana Kigali ko ari ifite isuku, ariko mu by'ukuri abanyarwanda babandi bo mu burere bwa za Gisagara, za Huye, za Nyaruguru, bo bameze nabi, inzara iri kubarya, imyaka yaranze kwera kubera ko mwabategetse guhinga imyaka mu by'ukuri itagendanye n'ubwo butaka bw'aho ngaho bafite, kuko murabizi ko mu Rwanda barabutegeka bakakubwira ati rero wowe ugomba guhinga kino, niba utagihinze itaka ryawe bararitwara, baba babona ko utabishoboye, ariko mu by'ukuri ntabwo ari icyo dushaka. Niyo mpamvu tuzaza aha ngaha ku Isanzure Iwacu TV kugira ngo tuvugire abanyarwanda aho bari hose, kandi wa munyarwanda ufite akababaro, wa munyarwanda ufite intimba ku mutima, mu by'ukuri niwe tuza kuvugira aha ngaha kuri zino televiziyo, kuko hari abanyarwanda benshi bakomeze gutsikamirwa bitewe n'ubushobozi, kubera ko mu Rwanda akaruta kandi karakamira, niko systeme yubatse, kandi mu by'ukuri sinzi ko na kera ariko byari bimeze, ariko ngewe iyo nkurikije amateka y'u Rwanda nzi ko abanyarwanda bari babanye neza cyane, abanyarwanda bari bafite umutima w'urukundo ndetse no gufashanya. Abanyarwanda mu by'ukuri bari babanye mu bwisanzure ndetse no mu bwiyunge, no mu mahoro ndetse no mu bufatanye, ariko nyuma yaho, aho niba ari umuzungu wazanye urwango, niba ari inkotanyi zazanye urwango, abanyarwanda ubu basigaye babana bahungitwa, kubera ko buri munyarwanda wese ubu ngasigaye ari ijisho rya mugenzi we. Ariyo mpamvu umunyarwanda nta cyizere undi, umunyarwanda ntagifasha undi, umunyarwanda asigaye yumva ko yabaho ari we wenyine, nta wundi muntu baba inshuti, kubera ko systeme Kagame yatwubatsemo yo kuvuga ati umunyarwanda bijisho rya mugenzi wawe, icyo ugiye gukora cyose uba wumva ko
hari umuntu uri kukureba wagira ngo ni bodyguard bagushyizeho. Ubwisanzure, icyo bita freedom cyangwa demokarasi, uzayibona gute mu gihe mu by'ukuri uzajya kurya ukumva ko hari umuntu ukuri hejuru, uzajya kunywa ukumva ko hari umuntu ukuri hejuru, uzajya kuvuga ukumva ko hari umuntu ukuri hejuru? Ese ubwo nibwo buyobozi cyangwa nibwo butegetsi dushaka? Cyangwa ahubwo ubutegetsi dushaka ni bwa butegetsi uzumva ko waba uri umuhinzi, waba uri umworozi, waba uri umukungu, waba uri umukene, ari ya gavumenti twiyumvanamo, ariko wakuvuga ngo twese turafashanya kuko wowe mukire niyo waba ufite amamiliyoni ukeneye kurya. Mu gihe ukeneye kurya rero uzakenera wa muhinzi nawe azakenera isuka. Ariko se mu by'ukuri k'abahinzi mu Rwanda mu by'ukuri ari bo bantu bateshwa agaciro, karibo bantu babona ubufaranga bukeya. Ndabizi ko umuhinzi kugira ngo ahinge abone amafaranga amuhagije ku buryo yatunga n'umuryango biragoye cyane, kandi mu by'ukuri mukirengagiza ko ibyo murya ari umuhinzi uba wabikoze akanabikoresha n'imbaraga ziwe zose. Ariko mu by'ukuri ubufaranga mumuha mugasanga nica nikize, mugasanga n'abana biwe ntabwo biga, kandi mu by'ukuri ibyo bifu byanyu ari we muntu bigaburira, ariko umusaruro abahereza n'amafaranga mumuha ugasanga ntabwo bihura. Niyo waba utuye Nyarutarama aho ngaho muri izo Karina, uzakenera kurya ibirayi, uzakenera kurya umuceri, uzakenera kurya inyama. Iyo nka ntabwo wajya kurya inyama iyo nka itabashije kubona ubwatsi. Ntiwabasha kubona ayo mata umushumba atabashije kujya gushaka icyarire cyangwa kubona ubwatsi. None abo bantu bakora iyo mirimo yose kandi mu by'ukuri bafitiye akamaro n'ejo hazaza, nibo bantu mufata nk'aho nta n'agaciro bafite mu Rwanda, mukabahereza ubufaranga bwa nica nikize, mukabahembamo nta n'agaciro mubahereza, ahubwo mubafata nabi, mubabwira nabi, mubakora nabi, ku buryo mu by'ukuri hagize nk'umuhinzi umwe wivumbura akavuga ati ndananiwe. Reba nk'ubu ngubu umwarimu bashobora kukwirukana cyangwa mu gipolisi ugashaka akandi kazi, n'akandi kazi nabo bakwirukana ugashaka akandi kazi. Noneho byarambirana ugasanga wivanye no ku kazi. None ibaze n'umuhinzi arambiwe, akarambirwa bitewe n'ubwo bufaranga mumuha nica nikize, nawe yarangiza akarambirwa akavuga ati njyewe rero nanjye ubu ngubu ndambiwe guhinga. Umuhinzi umwe akigumura kubera kuvuga ati ndarambiwe bitewe n'ubufaranga mbona mu buhinzi butagira icyo bumarira, ngiye gushaka akandi kazi. Nawe akajya mu kandi kazi. N'undi muhinzi bwacya nawe akabikora nk'uko nguko. Abahinzi 100 mu kwezi bakaba babivuyemo. Ubwo murumva igihugu cyaba kiri kugana hehe? Ejo mwazarya iki banyarwanda? Tujye tuvugisha ukuri. Mu gihe mufata nabi abahinzi, mugafata nabi aborozi, ubwo murumva igihugu kigana hehe? Kandi mu by'ukuri ubwo bwana bwanyu bwigira ngo ni ubumisi bukaryamana buhuje ibitsina, ubwo buhungu bwigira ngo ni ubumista bukaryamana buhuje ibitsina, ntabwo bagishaka gukora, ahubwo bashaka kuryamana bahuje ibitsina kugira ngo iyo miryango yabo batinganye bo hanze baboherereze ubufaranga, murye muri kurisha innyo nk'ikimonyo. Ubwo u Rwanda ruzaba ruri kujya he mu gihe mutazaba mugifite abahinzi babahingira? Kandi ko abahinzi muri kubirukana mu gihugu ari abo bana b'abahutu, kuko mureba ku mazuru, nubwo mwanga kubivuga mu mitima, mwanga kubivuga ku minwa, ariko biri mu mitima yanyu. Mu Rwanda murebera ku mazuru. Niyo umuntu yamwamugiye kumuha akazi mu biro runaka bya gavumenti cyangwa akazi runaka, murababwira ati muze mukore ikizamini cya leta, bakagikora, cyangwa icyo kizamini cy'akazi, mwarangiza bakandika nimero za telefone, mwarangiza mukabwira ati mugende tuzabahamagara mukore interview. Kuri interview muhamagara bangahe? Ntabwo ari babana babazwe b'imiryango izwi. Ikimenyane mu Rwanda ntikizigera gicika, uburiganya mu Rwanda ntibuzigera bucika, akagambane ntikazigera gacika mu Rwanda kubera iyo gavumenti mbi ya Paul Kagame cyangwa Paul Nyanjame ndetse n'umuryango we n'agatsiko yubatse k'abasogosi cyangwa abanywi b'amaraso. Hano ntabwo ndi jyenyine rero, ndi kumwe n'abavandimwe ku Isanzure Iwacu TV. Ntabwo ndi jyenyine kuko muri kureba Mugirente kaba yinjiye. Ubu Mugirente naba hageze. Ahangaha turi kumwe n'undi musore nawe
human rights defender. Human rights defender. Uyu bundi baramuzi Starboy. Abanyarwandakazi, rubyiruko, ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere ukuriye guha agaciro, ikintu cya mbere ukuriye kumva, ijambo rya mbere ry'agaciro uzumva ndetse ubu ngubu muri kino gihe ni umuntu wese uri kurwanya iyi regime ya Paul Kagame. Umuntu wese uri kurwanya iyi politiki ya Paul Kagame ntuzajya umwumva.